mama kumfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama. Jana ni sebe sawa umeze neza wose shana umeze neza uzi ko maze iminsi ndi busy n'akazi n'urabizi ariko maze iminsi nifuza no kuganira nawe nka anti wawe hari ibintu byinshi nimba nyine kumenya mu buzima bwawe cyane ikibazo n'umuyobozi ko ntajya niyumvisha ko wakuze wowe mukobwa utakiri wa mwana ugenda guduhange urasigaye nk'uruta susigaye ubona nawe urabizi uransumba byose urabiduta mu ntebe se mu mijo ikakabebe kajya kuva wajya kugenda tukagushaka kurya bigahagarara amaraso agahagarara ibintu byose nyine bikanga none rero ukuntu usigaye uri inyuma sinaza kurya ibyatsi zone rero nagiye muri segondaire sinzi ibintu bitabigukuza niba bari ibikawunga bari ibikizembe erego burya ngo ku mukobwa hatinda inda naho ubundi gukora ko umukobwa wabyoroshye igihe gito ahubwo se kutambwira gusigaye ufite shariye umuntu neza kubwese amufite ego kandi abona arabyibaye abantu tugiye twakundanaga y'umwuga kandi yari secondaire niba tukiri kumwe urabizi ntabwo mbibyo vanga akomeza ugomba kwitonda ukitondera ahubwo nagayiso urabizi nawe sibyo umwana w'umukobwa agomba kwitwararika akirinda urumva ibishuko byinshi ukabyirinda hari ikintu kimwe se waba uzamumuga mwacyo rero ntihazagira ikintu cy'umuhungu agushukisha dore aracyari umwana muto nubwo usigaye uturuta twese ako ntabwo bikora ko ukiri mutoya sibyo ngerageza gutwara neza nka anti se mbwira nta kantu ukeneye ko nkubwira ukeneye ko emosiyo ugiramo inama ahubwo mbwira nyine ukuntu like kuba mu isi yo hanze utari ku ishuri tambaneho kuba ndi anti kiriho kuba ndi umukobwa mugenzi wawe cya mbere n'abahungu benshi gutetera n'abahungu benshi uyu munsi byapfuye ejo byakunze n'akazi ikindi si umwiki no kuba umuntu ari mu rugo nyine ubwo nibwo buzima tubamo nyine nyuma y'ishuri iyo umuntu asoje ishuri ajya gushaka akazi agatetera n'umuhungu akamwanga akamutera depresiyo akumva agiye gusara agakomeza aha ngari atari ubu hari ikintu utegereje uzi nk'uwo first love wawe umunsi yakwanze gusa ntabwo mbikwifuriza ko nyine first love buri gihe aragenda uko byagenda kose aragenda buri gihe kizagera uzaba uri kurira urumva nyine udashaka no kuba wadahari ibyo nyine birabura ntabwo nabyiyumvisha si ubu twashwana ntabwo twashwana mwana siko dukundana ushabye byiwe ntabwo siko byakunda njyewe uyubona anti wawe uzi n'ukuntu njya nihagararaho nk'abasire bidashoboka umuhungu yaranyanze nkajya numva sinshaka gusohoka mu cyumba nyine koko niba wumva umuntu ari isi yawe none ukajya kumva ukumva numvaga afite undi girlfriend utazi ikintu mwapfuye utazi ukuntu byagenze mufasha ukimuhamagara akakubwira ati none ko ari wowe udashobotse warenzaho iki nyine akadepresiyo karakwica ukajya mu cyumba ukarira ukanywa amazi ugashira ariko nyine biba ari danje ako uzitwara neza ntawamenya buri muntu wese agira destiny sibyo byambayeho bishobora kubaho ntawamenya ikindi wirinde ibishuko ibi bintu mubikubwira gutya sibyo ikintu uzakenera ndahari nka anti wawe kugira ngo igusapotinge sibyo ikindi wite ku masomo yawe umukobwa mwiza urabizi turagukunda ugomba nyine gutuma mami wawe proud of you nyine twese nka famille twumva turi proud yawe nk'uko n'ubundi dusanzwe tubikora sibyo yego ikibazo bagerageza nyine ubwo bitoroshye ariko unaragerageza Jiga be open nyine uba ugomba kunyisanzura ukanyishyikira muri ko bavuga ryo ukanyiyumvamo sibyo nyine ntukifate ngo wumve nabirenze wenda ndi anti ariko nanone ndi umukobwa mugenzi wose
Wala kibazo. Sijya mubwira. Nuko basi wanzaniye amazi n'umucaka amazi sibyo. Ushaka akonje cyane? Iya akonje ndi firigo. Yagenze neza. Usibye umunaniro ariko nabyo biraza gushira. Birashira kuri buze kuruhuka. Hano hari akayaga aratuje ntabwo. Izuba rikomeza kuba izuba ry'i Kigali. Ariko hano mu nzu abakonje. Nubwo iyo ari hanze umuntu abashyushye. Si mama agiye ryari ko amutsatsaga yagiye. Shaka yagiye gusenga. Okay. Nujya kugushimira rero ari amagift wanzaniye. Arashimishije. Umukobwa wanjye w'imfura. I have to do. N'ubutaha. Ariko nawe hari ikintu ngomba. Giye. Oya. Abe ntuje. Nzafite umwanya wo kubikuganirizaho. Maybe dushobora no gusohoka tukicara ahantu. Nabikuganiza kugira ngo cyane ko tumaze n'igihe kinini tudasohoka. Uziranje nka weekend. Nzabikora nta kibazo. Kamanze ndukemo gatoya n'ukazi bamaye iminsi 3 yo kuruhuka kugira ngo manze ngarure stamina mu kazi. Maybe bura muri weekend arigiye nakujyana aho tukareba ukuntu byifashe. Hanyuma rero nkagira uburyo nganira nawe. Ndumva ari ikiganiro ngomba kugirana nawe. Nta kibazo. Ukorera icyayi se? Nta kibazo. Ukora ka breakfast. Hanyuma ariko utaragenda gahunda yo gukomeza kwiga igeze he? General applying since nandi kuvuga sinzi nyine ukuntu nakomeza mu Rwanda cyangwa nakomeza kwa applying ziriya. Wowe komeza apply. Nta kibazo aho bizacamo kandi ubonye binakuvuna. Reka no mu Rwanda tumaze kugira amashuri meza. So nagira ngo banze tuganireho turebe icyo twahitamo. Nubwo nari ntangiye kubyina mbere y'umuziki no mu byo tugomba kuganira ari byo by'ama scholarship yo haze cyangwa se wakomereza hano mu Rwanda nacyo kiri mu bintu nshaka ko tuganiraho byimbitse. Hari ukuntu ari ibintu byo hanze ntarimo kubyumva neza cyane. Ariko ntabwo nakubuza uburenganzira bwawe igihe wabonye scholarship imeze neza bikaza kujyana ibindi reka mbyibore ariko ndabyibore ngategura ka cyane. Umuntu wese watambamiriye gahunda uko yaba ameze kose nagomba kubigenderamo. Agomba kubigenderamo kuko ngomba kwikora uko byagenda kose. Kariza ngomba kumwitana. Yaramvangiye ku buryo bukomeye. Yashatse kunyicira gahunda z'umuryango. Oya ngomba kubikora. Imeze bite se? Shemeze neza nta kibazo. Ahubwo umeze ubu. Ndaho n'akazi n'utubazo tutabura mu kazi. Ariko ni ibisanzwe umuntu arabihandoringa binaniranye ugategereza igihe cyabyo nabyo bikazakemuka. Oya n'akazi ko nyine baba bikeneye n'izo stress rimwe na rimwe igihe baba bikeneye mu buzima. Ngize amahirwe rero yo kuba ntashye kare uyu munsi. Usanga no mu rugo. Ukuntu utanse kare no navuze. Gusa no mugisha natwe tuba tugukumbuye. Saba ni ibisanzwe nta kidasanzwe. Ese ujya umenya amakuru yo kwa Bakariza? Yeah, of course, ndayamenyerwa bameze nk'abafamiliye kuri twebwe anti Kariza. Okay. Bameze neza muri no minsi nta kibazo.
cyane Antikariza ameze neza n'abantu bo mu rugo iwabo nta kibazo uko mbizi kuko nibo bantu ngerageza kumenyera amakuru yabo nuko ndabona nabo baza yacu kurega Antikariza akunda Joy kenshi n'umuntu ugaruka mu buzima bwacu cyane nari nzi ko buriya tubura aho ngaho kwa kumbona ari inshuti cyane na mukuru wawe nari nzi ko nta kintu mubizi hari ibiri aho ngaho gusa ariko shabuya nanjye mbanze amakuru ye gusa ubu nabivuga nk'iki nanjye yageze yamera nka mukuru wanjye kubera ko nyine ari umuntu mbona kenshi kuva kera nabonaga ese uzabona akanya ryari ndashaka gutuma kuri doctor utagize maze iminsi nta makuru mperuka no kumuvugisha kuri telefone ugasanga si byiza ko umuntu hari ibintu umuntu atavugira kuri telefone cyangwa se atabona amakuru arambuye neza kuri telefone ufite amakuru y'uko wenda kumwimura ku kazi wabo kumuhindurira bashaka kumukubita imitashyo aho yakoreraga bakamwimura ushobora no muri procedure zo kumufasha aho yakimukira n'uburyo byamworohereza kugira ngo abashe gukora akazi byabona ngo umuntu akamushakira ahandi hantu yaba afekite kugira ngo abashe kubona na salary yisumbuyeho cyane cyane ko hari byari biri aho ariko ntabwo ari ibintu byafasha umuntu gutera imbere byihuse so nahembuze ntibaze niba bazabona akanya mu gutuma hareba uko byifashe zaterwa n'ibyawe ugiye kubona gukorera Joseph ntabwo tuvugana cyane nyine n'umuntu mbona gutya bisanzwe ariko ubu wambwira nta kibazo ko urabizi ko njye muri weekend ntabwo nkora mba ndi hano mu rugo nazajya kumukorera nasanze umuntu yagutuma nta kibazo ukagenda ukandebera kuko ndashaka kumufasha byihute nabimwemereye kuva kera ni inshuti yanjye uriya mugabo ese ntabwo wamuvugisha ashiste nibyo nakubwiye ko kumusaba amakuru kuri telefone cyangwa se kumenya situation nk'iyo ngiyo kuri telefone ntabwo bari sawa kandi imyanya yanjye ni mike uzi ko muri weekend mafite akazi kireka rimwe na rimwe ubwo rero nakwifashisha ukagera gute ukandebera uko bimeze mbwira nta kibazo wowe niba ufite akanya nzabitegura hanyuma mfite uburyo nshaka kuzagutumayo hanyuma ukamenyera aho ibyo bigeze by'imurwa rye n'ibyo akeneye ko namufasha challenge nyine ntabwo ndi kubyumva neza wahereye kwa Antikariza ugeze kuri Joseph Doctor nyine uranchallenge none isi ubihindura ngo uzambwira nese wambwiye ari ikibazo wajiste ubwo n'amasaha ushaka kuzamushyira ukagenda ukaganira nawe then nzagutuma nk'umuntu tubana hano mu rugo akumira amakuru arambuye ku bijyanye n'imurwa rye nicyo nshaka kujyaho tukamenyera nta kibazo kamenyera mukaganira akakubwira aho bigeze n'icyo abona namufasha kugira ngo kwimuka ko bizagende neza ndagushimiye rero buriya kunyemerera umwanya buriya ku gatanu nimugoroba nzongera nkwibutse kugira ngo turebe disponibility yawe Saturday turebe ko byakunda ese ndi kwambaje kujya Antikariza buriya mu rukundo bafitera nyine ukuntu wabambajije byangombwa mu mbere bambaje ni ibisanzwe neza ko umuntu ugenda mu rugo no kumenya amakuru sisi umwanya wese ntabwo tegurira amazi nta kibazo ntabwo bimwe sinari witaze ndaguhera heza ngo mubwire ibibazo mfite kuramira ntuzi ko inshuti yanjye mbwira nacikaguritse intege umubiri wose pe nacitse intege cyangwa ugiye kurwara malariya izi minsi hari n'imibu myinshi banza ibishanga birimo kuma birimo gukama sinzi umwanya umwe ndi kumva numva ibintu by'ubwoba by'ubwoba umutima ukagira ugasimbuka ntazi ibyo ari byo
gucika intege ubwoba harya ni ibintu bigendana ntabwo mbizi sinzi ibintu biri kunzamo nkumva ibintu biraje ngo bikaba biragiye akanguka umwuka wabuze neza umwuka wabuze umva no kurya byananiye burundu cyo koza amazi yo ndimo kuvuga yashobora ibyo bintu nuko numva ari gusobanukirwa ibyo ari byo cyangwa ni umunaniro w'iki ntabwo ari umunaniro ari umunaniro naba narakoze cyane iyo ukoze cyane cyangwa nabwo ukirirwa nta kintu ukoze nibwo ugira umunaniro rero uziko no gutekereza bitari umunaniro sinzi impamvu kandi byafashe kare kanakubije gutekereza cyane sisi uzi ko nanasenze ariko nabwo nkumva ikintu sinzi ikintu numva kiri bumbeho ntazi cyane sisi bitekereza muri negative ibyo bintu byo kumva ngo hari ikintu kiri bukubeho ngo nuzi ikintu kiri bukubeho mbabarira ubireke sibyo ibyo bintu mbabarira ubireke mu izina rikomeye rya Yesu Kristo uramera neza sibyo yego uramera neza ibyo bintu byo kuvuga ngo ntabwo uzi ngo ibintu biri bukubeho ngo urumva sisi mbabarira ibyo bintu ubyikuremo ureke no kubitekereza uzi ko ngeraho nkabira n'ibyuya nkayiberwa ibyo ari byo nkavuga isi cyangwa no kubera ibyo bintu wasutse oya byo kwarashyuye ibyo gusuka nta kibazo imyenda nambaye ndekuye nta kibazo ariko muri njyewe hari ikintu kitagenda neza kandi iyo hari ikintu kitari bugende neza njyewe umubiri wanjye bitaba mbyumva sisi mbabarira witangira gutekereza ibyo bintu winkuramo umutima udatuma nanjye mpangayika ngo nikireze ibindi bintu bitari byiza nta kintu kibi kiri bukubeho uramera neza sibyo wenda impamvu bimeze gutya se nuko na Kigali hahindutse hari ubushyuhe bwinshi sisi ntabwo ari iby'ubushyuhe gusa kuko ari ubushyuhe n'abantu bose muri rusange barabufite ariko njyewe noneho harimo kuzamo ikintu cy'ubwoba ntabwo ari ubushyuhe gusa ubwoba nkumva n'ibintu ntazi umubiri wose kandi uzi yuko umuntu arwaye acika intege cyane bwinshi ndi gukebaguza hanze ikintu kirakoma mu mutima ukavamo sisi ko abantu bose mwibaniye neza ko wifitiye amahoro yandi uwo mu buzima busanzwe ko nta muntu ufitanye ikibazo ubwo ibyo bintu bije gutimiza ako mu izina rikomeye rya Yesu Kristo nta kintu uri bube sibyo ikindi kintu mukundira ntujya unakunda no kugendagenda uba wibereye ahangaha mu izina rya Yesu nta kintu kibi kiri bukubeho sibyo uzi ko kera hari ibintu naciyemo kera twigeze kujya mu bintu by'intambara iyo wabaga bari bukugire gute bari bukwice nagize ubwo bwoba nk'ubw'icyo gihe wahamagaye mukuru wawe nahamagaye pe nabamunanije mu mutwe reka mubwire hoya sinshaka kubimubwira ahubwo reka tumuhamagare tumubaze ko ameze neza n'abana be bameze neza jewe turi kumwe urabizi ko nta kibazo mfite sibyo hari igihe ibyo bintu bibaho ariko ari undi muntu uri bugirweho nk'ikindi kintu kitari cyiza umuntu wawe nyine wa hafi we ntusobanukirwe ibyo ari byo uzi ko n'umugongo wacitse n'umugongo wacitsemo mwene ahangaha si reka duhamagare mukuru wacu tumubaze ko turimo kumustresa nicyo kibazo oya twe ntabwo tumustresa ntabwo tumubwira ibyo ngibyo tumaze umeze neza n'abana bameze neza n'umugabo ameze neza ibyo byonyine gusa sisi ni iki kintu kibi cyaba kigiye kukubaho ngaho telefone twumva hari wenda simbizi nabwo cyangwa tuba tubyihoreye akanya gato ntacyo reka nze muhamagare ntuzanire amazi wenda byaba byiza kurushaho ntuzanire amazi ariko ntamera neza ese ninde mama ko mfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama ese yaba ari we mama turi kumwe ni
idasanzwe igarurira amarangamutima yanjye